Okay, reka nkusuze ukomeje gukurikirana Kamili TV show n'umuhungu wanyu Fisto. N'ubwa mbere munyumvishe kuri iyi televiziyo, ni ubwa mbere munyumvishe kuri iyi channel, ariko nizere ko ibintu bigiye kugenda neza cyane. Kora subscribe, like, share na comment kugira ibintu birusheho kugenda bigenda neza cyane. Nkubwira ngo shimira Imana wowe wabonye imibereho, shimira Imana wowe ufite ukomeze. Nimba umeze neza, hibuka umuntu utameze neza muri kumwe. Nimba ufite imyenda umuhe nawe yambare yumve ameze neza cyane. Nimba wariye wisigaze ibiryo ngo ujye kubimena, kuko hari abantu babwiriwe, hari abantu baburaye, hari abantu bapfuye muri iri joro cyangwa se mu munsi watambutse, nyamara wowe uracyariho ushimira Imana. Nyaboneka shimira Imana. So uyu munsi rero natembereye, nagiye ahantu hagiye hatandukanye, nkuko muri kubireba imbere za kamera zanyu. Hari umumama n'umwana nabasuye, nagira ngo umenye imibereho yabo, umenye uko babayeho, ndetse menye n'ukuntu na situation yabo ukuntu imeze. Mu bigaragara mvuze ko ari abantu batishoboye, ntekereza ko naba mbeshye, ariko tugiye kuganira kugira ngo ibintu birusheho kugenda bisobanuka neza, kugira ngo namwe ubwanyu muri gukurikirana iki kiganiro mumenye uko bimeze. Reka dutangire batwibwira, batubwire n'ahantu turi, kuko ngewe nahageze ni ubwa mbere nari mageze, naba nkubeshye ngo ndi he. Mama mwiriwe neza? Yego mama. Mezute? Ndashima Imana. Amahoro se? Na amahoro. Ndashima Imana nanjye. Twabagendereye. Maziye ndwaye giye rwose. Nafuje papa wanjye ejo bundi. Mapfusha mu bihe bitandukanye. Jya gukurikiriye. Mu hagati aho nyuma y'ibyo hafite umwana afite ikibazo cy'ubumuga. Uwo nguwo se uri wa kuruhande yambwiye ngo yitwa Bebe. Yitwa Mpwezimana Jeanne. Nta kibazo nacyo ntabwo kitureba, ariko ikibazo kitureba twese dufite ni icy'ubukene. Nese mama wabanje kwibwira abantu badukurikiye? Mbwira nke nitwa Mukeshimana Violette. Mukeshimana Violette. Aha hantu turi ni hehe? Kanserege. None se umbwiye ko wapfushije papa wawe, unyine umbwiye ibintu byinshi ubicamo muri make. Bivanga kuntu baye nta buzima afite yo kubyitaho, ko nanjye ndirwariye. Ihangane, reka ntangire nkwihanganisha kubwo kubura umubyeyi, ntago ari ibintu biba byoroshye, ariko ndashaka kumenya amakuru. Mbere ya byose, ahantu uri hano tugusanze ni iwawe? Hoya ntago ari iwanjye, ndakodesha inzu kubamo. Amafaranga yo kuyikodesha se urayabona base? Ndahari mpamvu nyabona ni uko hari akantu mbamo ka VIP abantu batishoboye, karamfasha nkabasha kwishyura inzu, ariko nta kindi kintu narenzaho, nta n'ikintu nageraho kindi. Nta kindi kintu ukora mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe nacuruzaga agataro. Agataro nako byaranze, no iyi minsi ntabwo bimeze neza, byaranze. Kuko njye nibaza ngo si uyu munsi nyuma y'ibi igihe mfite narakura nkabasha gutunga abana bigakunda. Ufite abana bangahe? 4. 4? Umukuru afite imyaka ingahe? 18 yiga segonderi, nta nubwo abahano we nta n'uhari. Undi mukurikira yiga mu 2. Mu 2 segonderi? Segonderi. Undi mukurikira yiga mu 1 segonderi. Undi ni akangaka kagwaye. Niwe mutongiro. Yego. None se tutarajya kure cyangwa se ngo tujye kure y'ibyo ngibyo byose, impamvu ndimo ndakubaza ibibazo no kugira ngo tumenye ubayeho ute nyine mu buzima bwawe. Ubuzima bwose bushoboka. Umuntu yahita yibaza se abo bana. Ye nibazaga ngo ngiye ikintu nashobora gukora. Nicuzaho gataro kanje. Yego ntacyo kazana, ariko byibura bimbuza uburumbo mandi mu kazi kanye banikoreye, mbizi neza ko ariko nkora. Uyu munsi leta nayo yabyizu unagera bivanze, ntago nuko akora ntago kemewe. Yewe nubwo nahise byago byose nk'ibyo nko byabaye narabigize pe. None ibyo byago wagize nibyo byatumye urekera gucuruza gataro? Moya gucuruza gataro ntago byare guhura n'ubu, ntago byare kunkundira. Gusanyiriza nabure ikintu cyose cyishintu byose ni kimwe gusa. Niki? Uyu munsi nimbaje nagacuruje nkahura nawe ugatumfata ukamana ibyanjye byose, nyine byarangiye. Nzakora ikindi gishoro se.
none se ko leta yashyizeho modern market cyangwa se amasoko nyine agezweho cyangwa se amasoko nyine buri muntu wese yisangamo? Ayo masoko rero n'imbera najeho yaraje pe, ariko hari ibintu ubona ko ntibihura. Urugero ufite umwana ubana n'ubumuga, sibyo? Yego. Leta abandi bana bagomba gukurikirana runaka. Uyu munsi tuvugana yewe niba afite igihe 5 byanjye cyangwa 10 ryanjye kuri zunguza akanya nkashaka visa tukarya biremera, ariko kujya mu isoko hariya kose kubona umukiriya nabyo ryangora. Hano nkora n'abantu tuziranye, ni mu classe nge inkorera, ni mu classe nase uyu nguyu yaje guhayimbaga handi anciyeho arazimpahira. None se akagotaro kawe na banagasanga hano mu rugo? Hano mu nzu nshyiramo nkaterekamo, ukeneye imbaga araza akazifata. Sinumva se ukora n'ubundi? Ahubwo ndakora cyanyishe nuko ntafite ubuzima. Cyanyishe nuko nta buzima mfite. Reka tugende neza umurongo ku wundi. Abo bana bawe biga segonderi bishyurirwa nande? Bishyurirwa abana banje biga segonderi. Hura biga Rurindo wo mu 6 urangiza umwaka. Bishyurirwa na leta. Yego. Yego abana bibeshya. Ubwo nure makawe nawe ni leta imufasha. Abo bose bari kwiga bose ni leta? Bose ni leta, ariko akaba umwana umwe uri kungora. Biga mu wa mbere segonderi w'umuhungu do ramfasha. Bambaze ntabasha no kubona rwose kubeshya n'icyaha. Nkani farabi ashaka ngo nzizane, washanga ibintu byose mbizane kandi ntabyo nshoboye. Ni nawe mwishyurira Minerivare? Ni nawe mwishyurira Minerivare? Oya, Minerivare dufite igipapuro twahawe cy'abantu batishoboye cy'ubukene, cy'abantu batishoboye. Icyo gipapuro rero gikurirwamo ibintu byose, gikurirwamo ibintu byose, kurya, kunywa no kwambara byose niba byaba birimo. Ariko nyuma y'iyo munsi aho tugeze tw'uyu munsi ntabwo bari kudukundira. Bari kubaka uniforme z'abana? Bari kudusaba uniforme z'abana, kadusaba ibiryo byo kurya no kwishyura bidakwiriye kandi ntabyo dushoboye kandi tumeze nabi natwe. None se icyo gipapuro se wagitanze ku ishuri? Nagitanze, ariko ntabwo icyo gipapuro kiri kwemerwa. Kandi icyo gipapuro nagihawe akagari, umurenge naho kitasinywe. Yego, ariko nyuma y'uyu munsi Rugasire hano ku Muyange ntabwo ari kamanwe yarya nk'abandi bana, amuntu yohageza amutesha umutwe kandi ntabwo yembishaka. Nyuma yo kumenya ibyo byose hari ahantu wagiye se aho ku murenge no ku kagari? Ku murenge njya buri munsi tuko turaziranye ko ari ibintu koresha mpa byo mwana wawe twa bebe mwezi Imana, ari koresha bamugenza za pampa ajyazimo ko kenshi mporayo bafite umwana ubana n'ubumuga. Ubumuga umwana wanjye abona nabwo ni bumwe, kuvuga aravuga no kugenda aragenda, ariko afite ikibazo cy'umugongo. Kenza pampa ariko ubureka mbwiza ukuri no kubana n'abana, kuyobora abana nabyo biratugoye. Mujye mwihangana mama. Nuko ihamaho utayihaye wakora iki ko nta ni wagera. Kenza pampa munsi mwana zazifatana nazo babone ko umurenge ubasha kumfasha izo pampa zikaboneka. Dushimire n'Imana. Dusobanurire ku bumuga bw'umwana wawe? Ubwo umwana wanjye ukuntu bumaze, umwana nyavutse neza nk'abandi bana bose, aravugana nagenda. None bivuze ngo kuba avuka akaba nagenda, byabaye ngombwa yuko ntabwo namubyariye hano mu rugo, namubyariye kwa muganga. Yego. Da pampa ziteruzizane, namubyariye kwa muganga. Yego. Mubyariye kwa muganga aho kanya namubyariye na centre de santé ya Kicukiro. Yego. Mubyaye aho kanya basanze ya transfert yo kujya i Masaka. Masaka ntageze nabwo batirikada ntibishoboka. Saa yuko mujya CHK. Naho amazi amezane ndi mu bitaro. Waje bebe turindira inzobere uzize mu bazimubage. Baramubaga. Yavuganye ubumuga indwara bita sipina fibida.
sinzi niba uri kubasha kuyumva. ndayumva ariko sinyisobanukiwe. Indwara yitwa sipina fibida ni kwa kundi uba ushonje ukabona akennye, umwe ntabona umusarane kuwazanye, umwe ntabona imisemburo myiza yamukwira muri we, umugongo arekana n'ibindi byose by'ahandi hantu ko nabyita. Iyo ndwara zazana ariko indwara yitwa sipina fibida, indwara ni indwara irekana n'umugongo uhure n'ubwonko hano hejuru, ukaza ari ikintu kibyimbye hano, saa ko kibangwa. Yego niko nabyize, ariko no nyuma y'ibyo niko wowe wabyise. wowe nta ndwara ko nabyise ni amategeko ahari nuko yemeze. Yego Indwara bita sipina bebe ngwino hano. Indwara bita sipina fibida rero ukuntu iza umuntu utagize imibereho myiza ari mu nda ya nyina, ntage ngo hage cyangwa nasonzoke. Agora ashonje akarekana umugongo, amagufa ntahure y'aha ntibihure. Niko jya nayumvise ko narayivuze ihagije, narayivuje ko bishoboye. Wenda dushobora kuba tutari kumva iyo ndwara neza. Reka tujye ku mpamvu umwana wawe arinze angana gutya yambara pampa, wenda tureta dusobanukirwa iyo ndwara yari. Indwara bebe bafite niyo ngiyo, kurya ararya no kunywa aranywa nta kibazo, ariko ikibazo afite no kumva arumva, no kuvuga aravuga nta kibazo. Ikibazo dufite ni kimwe gusa, iyi ndwara sipina fibida izashira ryari, ibaho bijya byarangira. Ikibazo mfite ngiye ndi kwibaza, wenda turi bite dusobanukirwa niyo ndwara fitina fibida uri kuvuga. Sipina fibida. Sipina fibida. Yego. Ni kubera iki ubu ngubu? Oya uyu munsi bebe namutwise n'ubundi umushonje, n'isano ndacyashonje, nose nakize gushonza. Ariko no nyuma y'ibyo umwana aba mu nda yanjye, ankuriramo, aza kuvuka. Avutse rero kuba ari byo ntabonye njye byamufasha, aza icyo kibazo. Icyo kibazo birangwa ko bamubaga sehashika. Ese bakubwiye ko iyo ndwara yakira? Naravuje nta naho ntageze, ni Kanombe nagezeyo, no ku muzungu nageze ahantu bita i Butare naho ntageze. Nagejeje uko nshoboye rwose ariko byaranze. Bebe rero nimba z'abana nayo karinda yipfira. Ahantu hose wageze kwa muganga bakubwira ko iyo ndwara itazakira? Muganga reka nzane igipapuro kikwemeza neza yuko wabona ko byose yabanzwe na Muneza. Nyine ndabyumva yarabazwe, ariko nta cyizere bagoye cy'uko uwo mwana ashobora kubona ubufasha na gukira cyekagiye hanze. Ibyo nibyo nashaka ko tuganiraho. Cyekagiye hanze niho bamuvura, niho yakirira. Niko bakubwiye? Bakubwiye ko hasabwa iki kugira ngo umwana? Hasabwa iki? Ubushobozi ntange ntabona. Ubwo bushobozi utabona abandi babona, kandi abanyarwanda bakunda abantu. Tubwire ngo harasabwa iki, mumfashe iki kugira umwana wanjye akire? Nase tuvugana Ege bansaba miliyoni enye mu buzima bwanjye mukesha najya n'ijana. Ubwo urumva byavamo. Muri make bagusabye miliyoni enye kugira umwana wawe. Miliyoni enye akurira indege akamujyana hanze bakamuvura. Iki yarakize. Yego. Ariko hari ikibazo utaransubiza kugeza na n'ubu. Kubera iki umwana wawe arenze afite imyaka ingahe kwanza? Afite imyaka 8. Kubera iki agize imyaka 8 acyambara pampa? Ni mpamba afite imyaka 8 yambara pampa. Pampa nyimwambika kubera ko ari gahunda y'ishuri. Atiga bwo nta nubwo nayimwambika. Hagiye gwazere nta niye yambaye. Nyine iyo ndwara watubwiye nge ntago ndumva ukuntu umuntu ayirwara n'impamvu ituma yambara pampa. Ni sipina fibida ni indwara iza ku mibiri y'umubyeyi watwise umwana atabonye imbeho myiza yisanzuye ngo arye ahage. Amagufi y'umwana arekana ntago umwana basha gutandukanya n'ibihe byose. Reka wenda mvuga uko mbyumva kuko ikibazo ndi kukubaza ushobora kutari kucyumva neza. Hari imyaka umwana ageraho akaba atacyambara pampa, akaba abasha kwijyana mu bwiherero, sibyo? Twavuga ko bebe atabasha kwijyana mu bwiherero. Bebe kujya mu bwiherero yanajyayo bite nuko amubaye hafi ko yamuhituye kanamwibutsa, ariko nyuma y'ibye ko we uko yirukanka nuko akina n'abandi bana none igihe byabereye bivuze ngo mu mutwe we
ashobora kuba hafunguye cyane hano mu mugongo hakaba hafunguye yimba yirutse gutya yikina n'abandi bana gutya umwanda watahakara inkare zagwa hariya ntago nyine byemera ntago amenya igihe ntamenya na control ubundi ntago control ubundi cyo nicyo kibazo nyamukuru ntago control nibivuze ngo ngiye buganye ndi kumwe nawe nabigerageza nkanabyitaho ariko nyuma y'ibyo yagiye ku ishuri abo kujya ku ishuri kugenda hambaye pampa kuko niyo marangamutima yanjye kimwe nuko na mwarimu nawe yamwinuba yanamwinuka ko nyimwabise neza gutya none abishisheze leta ibashe kumufasha kugira ngo ibashe kumufasha kugira umwana bashe kujya kwiga nubwo ari mukuru ariko bashe kugira icyo yamenya kwiga 1 2 3 4 arabizi. Ugeze ku byo ku ishuri n'ubundi nibyo nangiye kukubazaho ukurikije uburyo yigamo ubona byibuza mu ishuri hari ikigenda kwiga nawe nabigenda mbona rwose nta kibazo ariko abona yuko hari akantu kabura. Amaze igihe kingana cyari mu ishuri? Si imyaka 7 se namutanyije afite imyaka 7. Ufite 8? Afite 8. Ni umwaka wa kabiri ari kwiga mu wa mbere. Ni umwaka ari kwiga mu wa mbere. Iyo ndebye amanota yiwe nkabona na birote iyo ampereza uno uko byagenda kose ni byiza yuko kujya mu bandi ni byiza. Gusa kuba ari mu bandi nabyo ari byiza ariko hari ikintu mbona kimbogamizi giye mbona kiza kuri njye aragena nkuko nimba n'urugero garije dukena bikanga ajya shambwa ntifite pampi imwe yayikubita marimo uyu munsi yambara 2 ku munsi yambara pampe 2 icyarimwe nimba yambaye 2 rero cyangwa amushyira mu imwe eze ku ishuri nabangamirwa hagira gutya akaba akabangamira abandi bana no kubanukira nabyo birahari nta kuntu nabona uburyo nabonamo ishuri ryiwe hubwo yagamo ko atari we wenyine kandi n'abandi barifite iki kibazo kandi akiga mu buzima bw'umuntu ubana n'ikibazo cy'ubumuga ariko akiga ari ahantu yisanzura akorega serivisi zose zishoboka noneho ngiye nkajya mbarirwa nti izakorwa gutya na gutya none bikarangira umwana yiga neza muri serivisi yemewe. Ubufasha ukeneye nuko umwana wawe yaje ubufasha nshaka ubu tuvugana kurya n'ubuni ari n'ubuni sanzwe ari nge busa n'umuntu nzahora ari bwo n'iki icyo nshaka nari mvuze kwa mwadusuye nk'abavandimwe cyangwa abajyanama ubu tuvugana umwana nubwo yiga nawe yiga nabi impamvu yiga nabi ni imwe nuko arwaye hari igihe ngira ntya nka mwarimu mpamagaye nka 9:00 sibibe ko byanze mbigenze ni ese ngukorera iki none nyuma y'ibyo niba hari ubufasha bwabonetse numva ko bebe yaje yiga aba mu kigo bamwita bakamumenya mutkabazwa ibikeneye byose akabitegura ariko umwana akiga mu kigo. Ubwo no bufasha bwa mbere bwibanze ukeneye bwo kumwana abona uburezi kandi akabona n'uburenganzira. Yego icyo ngicyo kirumvikana ariko hari ikindi kintu uri kwirengagiza cyo umwana yavurwa gakira kurya no kunywa no kuvurwa gakira beneda shuti yanjye ntereye hasi asamure hejuru mwami Yesu bebe naramuvuje shuti yanjye ikintu naringiye kuvuga nuko oya ngaho hanze ndamujyanye byakunda ariko noneho nge hano aha mu Rwanda iwacu nanamuvuza njye masaka njya he na hehe nibyo nashaka kuvuga ni Kanombe ntaho ntageze. Yego nibyo nashaka kuvugaho Abanyarwanda bafashije abantu benshi bafasha abantu kwivuza nawe dushobora kugufukorera ubuvugizi umwana akaba yavurwa. Ikibazo cya nyuma dusoza kuko sinzi nimba hari ikindi kintu usigaje kutubwira usibye kuba umurenge baguha pampa hari ikindi kintu bagufasha? Oya hari viyope bajya baduha n'ubundi mu cyiciro cya mbere icyiciro cya mbere rero bampa 20,000 ku kwezi bya buri kwezi 20,000 rero nabyo mfite abana 3 biga segonderi wababwiye
mfite uwiga Rulindo, akeneye ibikoresho bya burundu, akeneye kwamba no kwiyita, numva ntago byava, mfite n'inzu itari yanjye nishyura, nase byavamo 20. Okay, ibyo ngibyo twabyumvishije. Uraza kuduha nimero zawe, turaza kuzishyira mu kiganiro. Njye navuze ngo nasabaga njye nyuma y'ibi cyo kwihama no gutuza, cyo ntanatuza nuko burya amafaranga hava aravuna, no kuyashaka n'ibindi bibazo, ushaka n'ubuzima bwa buri munsi nabyo ni ibibazo, gutuza nabyo ni ibibazo, kwihama ko rugendo numva ntacyo byantwara. Umurenge wawe ntacyo nawushinze, cyane cyane ntacyo nawushinze. Nabo reka tubashimire kuba wenda bagufasha. Nabwo barabimenye, nabwo barabimenye. Nimba se n'urugero ageze gutya wenda gusa abana bose nubwo biga ikintu baduha icyo gipapuro nakayi baguha nta n'ikaramu bikareka, nuko byihiga, nuko byishakira. Yego, muri 20 ibyo bintu byabamo wishyura n'inzu ukamenya no kureba n'abandi bana. Nicyo twaziye hano kugira ngo tugutabarize cyangwa se tugusabire ubufasha, dukorere ubuvugizi. Narivuze nanjye ngo nanavuze ko nzanashaka ikoranabuhanga rimenya amakuru nk'aya yose kumpangayika ndi umuntu umwe kandi Imana n'igihugu cyose. Tukiri aho ngaho kivuga ngo uri umuntu umwe, umbabarire wenda kukubaza ikibazo, sinzi situation ukuntu imeze. Papa w'abana bahe? Abana yarapfuye, yitabye Imana. Uriho ihangane. Ariko nagumye yapfuye n'ubundi abana bafite, ariko mbere y'ibintu byose kugira tubiganireho neza, mbere ya byose nabanje kubugwara indwara yo mu mutwe. Narwaye indwara yo mu mutwe nka musazi, ndiruka ndenga Bugesera, karukira Kicukiro, kubera ni Imana yabikoza, nta karikiye nabikose, ni gahunda y'Imana. Ariko warakize neza? Oya, ntago ndakira neza n'ubundi bandwaye no kubugendamo kugira ngo iminsi yakwicuma. Me ntago nakize, ndacyarwaye. Uko narwaye akana tujivase hashika ku bitaro, hamaze gukabaga umugongo. Ase babibonye ko bakabaze cyangwa se nkubi turabireba, turaza kubireba nyuma mukanya. Nyine nge naraje nkigera ubundi twebwe twabese hashika amezi 4, twari tuhera hepfo mu nzu dukodesha n'ubundi mu Sicily niho twabaga. Muganya apferaho tuba, ariko birangira n'ubundi bana kubuze rwose bushize, tashakije indi nzira nashahishamo indi nzira nabamo kungo yarapfese ari ushyaka niyo nzu wenda kandi nganye nkaba nari umusazi, akanishakiye nanjye indi mahisha kuko n'ubundi zoranze. Umugabo yapfuye utaroroherwa? Yapfuye none yapfuye asa naho norohewe bukeye, gira ngo nari dushaka ubundi buzima, ariko byose biranga. Ihangane, apfa mu ubwo buzima. Yego, ihangane, mu buzima niko bigenda. Arangije gupfa agwa i Masaka. Kumukuru nabyo byabura uburebwe nshuti yanjye. Birumvikana. Byari rwaserira. Mfite abana. Cyokora mfite abana. Bagiye imbutsa abana banjye babonye aho bageze. Nashimira Imana ko ntambo birimo. Nubwo wenda byakwira isi turimo itubabaza, ariko nkurikije ntambo mfite. Birumvikana mu Bibiliya iravuga ngo ese ujya usenga basi? Ndasenga. Usengera he? Ndi mu Gatolika rwose, nta kindi kibazo, ndi mu Gatolika. Yego. So Bibiliya ivuga ngo mu bibi no mu byiza tujye twibuka gushima. So rero abantu bakurikiye Kamere TV show barabibona ko ubabaye ukeneye ubufasha, turaza gutanga nimero yawe mu kiganiro, turaza kuyipininga hasi. Ikintu nshaka ko twakurikizaho nacyo ni kimwe gusa, buri hari ibintu byiza nkunda urimo kanije umuvandimwe. Ihangane. Ndimunganiza kandi ubwize n'ukuri, kubabara nta muntu utababaye, twese turababaye, rega ni ibibazo. Yego, hana hamwe twabicisha naho twabikura, naho twabihungiye, nuko turi mu isi twokorwa n'intambara, rega ni izacu. Wabihungo skajya kuri yansi nase yose yorohewe se niyoroshye. Yego,
bivuze ngo rero muri gahunda y'ubuzima ngiye ko mbibona ibyo wankorera byose shakira ubuvugizi bw'uyu mwana nibyo turimo. Mama reka tugushimire kandi dukomeze tukwihanganishe kandi kubera Imana azavurwa azakira amere neza amere nk'abandi bana. Amere nk'abandi bana so abona se yasimwe yego ni nk'abandi ariko urumva hari ikintu kimubangamiye hari ukuntu atisanga muri societe ibyo byose wenda kubera gukina arakina no kwasama arasama kikina n'abana n'ikibazo na stress nari yaje abafite ariko ikibazo afite kutangiye kunsesa kandi bibabaje oya guseka se ntitwayura amubyiza no mu bihe tujya dushira. Okay reka ngushimire kandi nkubwire ngo Uwiteka akomeza abane nawe tuzagaruka tukuzana inkuru nziza imese myazite ariko wite tuzagaruka tukuzana inkuru nziza gusa n'ikibazo gusa nkunda nkunda umunezero kwishima n'ubu ntibijya birangira kunezerwa ntibijya bishira turapfusha tugaseka turahamba tugaseka kiza no kwa Yesu. Reka ngushimire kandi wowe wakoze subscribe ugakora like share na comment kuri Kamere TV show ni wa mungu wanyu Fisto. N'ubwa mbere mwe munyumvishe ariko tugiye kujya tubana mu biganiro nk'ibi ngibi tugiye kujya tubana umunsi ku munsi. So reka mbashimire babwire ni murakoze cyane ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.